Haleluya, haleluya, haleluya. Narabivuze mbisubiramo. Ubundi bavandimwe, iyo tuvuze urukundo nta muntu numwe kwisi binanira gukunda umuntu ukunditse. Turabyemeranya? Umuntu wanga umunyangeso nziza ni Satani, si umuntu. Murabizi neza, twese dukunda abanyangeso nziza, twese dukunda abantu bagira ubuntu, twese dukunda abantu batanga, twese dukunda abantu beza. Ngo ubwo rero nkoze icyaha, abantu beza babaho, murabizi? Baba bafite uburanga pe, uburebe ukabona rwose afite igikundiro gitemba niyo ataba yavuze. Abo bantu twese turabakunda, yego. Ariko urukundo rw'Imana rwitwa urukundo kuko yikunda badakunditse, kuko yikunda badashobotse, kuko yikunda abatagira impamvu imwe yo gukunda. Imana yitwa Imana y'isezerano, atari uko yubashye isezerano kuko abantu ari beza. Nta n'umwe utakubahiriza umuntu mwiza, ariko yo yitwa Imana nziza y'isezerano kuko izi kuririnda no mu gihe twebwe twabaye babi. Nagiye mbona abantu benshi, edayeri benshi, birashoboka ko na hano ndabizi barimo, bakavuga ngo rya sezerano ryanjye impamvu ridasohora ngo nigeze kugwa, impamvu amasezerano yanjye adasohora ngo nigeze kunanirwa, impamvu yanjye amasezerano adasohora ngo byigeze kugenda gutya. Mu by'ukuri iryo sezerano niho rihawe n'Imana. Bibaye ari senga nibyo koko, bibaye ari pastor Strato nibyo pe. Twebwe nuko tumeze, tugera ahantu tukava mu isezerano. Niba ari Emery nibyo koko, turi abantu. Ariko niba ari Imana, nagira nkubwire ngo ifite amateka mu bihe byashize yuko izi kurinda isezerano itabikoreshejwe no gukiranuka kw'abantu, ahubwo kuko yavuganye n'abantu. Niba irinda isezerano n'uyagiranye nawe yarapfuye, maze ikavuga ngo nzarikomereza mu rubyaro, urwo rubyaro rukayihemukira, ariko ikanga ikarikomeza. Iyi niyo Mana y'amasezerano. Ni Imana izasohoza icyo yavuze, ni Imana izakirinda paka gisohoye. Haleluya, haleluya. Imana yarinze isezerano, iraririnda kugeza bigeze igihe Yesu yavukaga. Aha niho twasoreje ubushize, ndongeraho gato muhumuri hanyuma dutaye. Aha niho twasoreje. Bavandimwe nkunda, njya mbabwira ngo Bibiliya ni igitabo cyiza pe, kiryoshye. Ariko Bibiliya ntabwo ari igitabo cy'amateka, si n'igitabo gisanzwe, ni igitabo gisaba guhishurirwa. Ni igitabo utagisomanye guhishurirwa kirabishye rwose. Rimwe nigeze guhura n'umugabo tuba inshuti, yari umusilamu, twari twahuriye mu kazi, nari nkiri umunyamakuru. Noneho shaka kumubwiriza, twarakundanye rwose, yari wo muri Djibouti, shaka kumubwiriza. Noneho ntangira kumubwira Yesu, none uko mubwira Yesu akambwira ati wallahi waghfirullah, ati ndagira nkubwire Muhammad sallallahu wa ta'ala, ati uriya Muhammad nawe ni igitabo cyacu, Qur'ani ni igitabo cyiza. None nkambwira reka Yesu yarapfuye arazuka, nange reka nkubwire ahubwo. Noneho dusa n'abapinzi twembi. Arambwira ngo yango noneho mva byarananiranye nyine ntabahinduye undi, ari ngewe nawe ntibyaranze, ariko nari namubwiye basi. Noneho arambwira tumva rero tugiye gupinga, ati ngewe nzagusomera amaduwa, ati Imana izaguhindura. Ndamubwira nti nanjye nzagusengera, Yesu azakwiyereka. Nuko gusa sinzi niba birakunda, twataye contact twese, ariko n'ubu ndacyamwibuka urumva, kandi hashize imyaka 10. Noneho yambwiye ikintu kibabaje, arambwira ngo rega ngo igitabo cyanyu ngo edahiri kirabishye, ngo icyo gitabo uri kuvugamo amagambo ngo kirabishye gusoma, ati kirabishye. Ndamubwira ni yo kiraryoshye kuko nitugisobana ubwenge tugisomana guhishurirwa. Iyo umwuka weraje urahishurirwa. Nshuti yanjye reka nkubwire, hari abantu bavuga ati ngewe senga, nawe iyo usoma Matayo igice cya mbere ni cyane, ati se buri ubisoma iki? Ko muvuga ngo duhore dusoma Bibiliya, nongere some ngo nuko Yesu dore ni mwene Dawidi amasekuruza ye ngaya. Ubwo abisoma iki? Abrahamu yabyaye Isaka abyara Yakobo. Ariko Bibiliya muratekereza ari igicucu kwandika ibyo bintu, ntabwo ari ikirofa. Oya, Bibiliya iratekereza. Kutubwira ibyo yari giye kutubwira ngo dore rya sezerano Imana yasezeranije, isezeranije Abrahamu mu bice 22 umurongo wa 18.
yuko mu ruzaro rwe hazakomokamo uw'amahanga yose azaboneramo umugisha. Nko kuvuga ngo Imana irabisohoje rero, uyu Yesu uvutse ni mwene Aburahamu. Kuvuga ngo ni mwene Aburahamu ntabwo ari ku mubiri, oya, ni mwene Aburahamu w'isezerano, wabwiwe ngo kuri wowe amahanga yose yo mu isi azaherwamo umugisha. Ni mwene Aburahamu wa wundi waje mu ishusho y'intama kugira ngo acungure abari mu isi. Ni mwene Aburahamu uzabagwa agapfa maze abamwizeye bose bakabona ubugingo. Imana yacu ishimwe. Ni mwene Aburahamu kuko Aburahamu yabazweho gukiranuka kubwo kwizera. Aravuga ngo n'uyu nawe uzamwizera azabarwaho gukiranuka kw'Imana. Ni mwene Aburahamu. Bavandimwe, ni ikimana cyatumye yandika amateka kugira ngo yigaragare ko ari Imana yo kwizerwa, yarinze isezerano kugeza kuri Yesu. Avutse rero ati dore nabaye yo kwiringirwa, nguyu uwo nababwiraga, nguyu mwene Aburahamu. Niyo mpamvu Yesu yavuze mu bice 8 muri Yohana, aravuga ngo nagira ngo mbabwize ukuri bavandimwe, Aburahamu atarabaho njyewe ndiho. Yasezeranijwe mbere na mbere, ni mwene Aburahamu. Ntabwo barangiriza ati amasekuruza ya Yesu, mwene Dawidi, mwene Aburahamu ngayo. Ese kuki batavuze Salomo? Kuki batavuze abandi? Nuko abo ari Imana yagiranye nabo isezerano. Amen. Muzarebe iyo twakira Yesu tumwakira nk'uko Imana yasezeranije Aburahamu ndetse na Dawidi. Kubera iki? Tumwakira nk'umwami, tukamwakira nk'umukiza. Umwami kuko yamusezeranije Dawidi, umukiza kuko yamusezeranije Aburahamu. Niyo mpamvu yitwa mwene Dawidi, mwene Aburahamu. Amen. Imana y'iki? Oh, haleluya. Rero mwibuke turi mu mwaka w'iki? Umwaka w'iki? Tuganaho rero ihishurwa. Ubundi ubuzgohe buri aho ngaho. Ubuki? Ubuzgohe. Oh, Imana ishimwe cyane. Uburyohe bura mu kuzuka. Somera rero, somera mu gitabo cya Luka. Tuba turagana ku musozi mu gitabo cya Luka. Luka hari amagambo yavuze meza, ni Yesu wayavuze, warayandika mu gitabo cya Luka. Luka ibice 20. Kubera ko inkuru ari ndende twari guhera kuri paragrafe ya 27, ariko ntacyo reka dusome. Yesu asubiza abasadukayo ibyo kuzuka. Abasadukayo bamwe bahakanaga yuko ari nta uzuka, baza aho ari baramubaza bati, mwigisha, Mose yatwandikiye yuko mwene se w'umuntu napfa afite umugore batarabyarana, mwene se azahungura uwo mugore acikure mwene se. Nuko habaye abavandimwe 7, uwa mbere arongora umugore cyangwa se umugeni apfa batarabyarana, n'uwa kabiri nuko, n'uwa gatatu aramuhungura, nuko bose uko ari 7 bapfa batyo badasize abana. Hanyuma wa mugore nawe arapfa. None se mwizuka abana azaba ari mukande muri bose, ko bose uko ari 7 bamugize umugore. Ikibazo cyabo cyari giteye isoni. Yesu arabasubiza ati, abana b'iyisi bararongora bagashyingirwa, ariko abemerewe kuzagera muri yasi yindi bakaba bakwiriye no kugera ku kuzuka mu bapfuye ntibazarongora kandi ntibazashyingirwa, kandi ntibazaba bagishobora gupfa kuko bazaba bameze nk'abamarayika, bakaba ari abana b'Imana kuko ari abana b'umuzuko. Ariko ibyemeza yuko abapfuye bazuka, Mose nawe yabigaragarije ku byabereye, murabyibuka, ku byabereye kuri cya gicu. Byagenze bite? Ubwo yitaga Uwiteka Imana ya Aburahamu n'Imana ya Isaka n'Imana ya Yakobo. Nuko rero Imana si Imana y'abapfuye, ahubwo ni Imana y'abazima, kuko bose kuri yo ari bazima. Amen. Haleluya. 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 Imana yacu ni Imana y'isezerano, ni Imana y'isezerano, ku buryo nkuko nabivuze aho nge nyibonera ko ari ndahemuka, ni uburyo urindi isezerano yagiranye nawe niyo we waba warapfuye. Nimvuga gupfa ubyumve mu buryo bubiri. Icyambere ni ugupfa mu buryo nyabwo. Nuramuka unapfuye, Imana izarinda isezerano ryayo, izaririnda rikomereze mu rubyaro rwayo. Nibutse inkuru imwe, umupastor umwe yakoreye Imana mu Munyamerika, hanyuma arayikorera apfa ari umukene, apfa ntacyo asize. Noneho abana be yasize bakura bafite umujinya, barakariye se, ngo ubwabo bagakura bavuga ngo Imana data yakoreye nta kigenda, sinzapfa nyiringiye. Bakurana umubabaro kubera ubwo bukene. Noneho umukobwa we yari yarize araminuza, ajya gusaka akazi.
agiye gushaka akazi yandika kumwe bakora umwirondoro murabizi kuri CV, avuga se, yandika nyine avuga se uwo ari we. Noneho nyiri kigo wari ukomeye araza areba CV ye, amaze kuyibona aramubwira ati wowe uri umukobwa wa Pastor Stratati? Wowe ati ni wowe mukobwa wa Pastor Stratati? Yego. Ushaka akazi ati ibi bintu byose mfite sindari kubigeraho iyo so atambwiriza ubutumwa bwiza. Ati none rero ndagira ngo nkubwire, mbwira akazi ushaka muri iki kigo. Ubwo nkubonye ntabwo uzakora nk'umukozi, uzakora nkaho ufite imigabane muri iki kigo, kuko so nanjye yatumye menya Imana. Ngo atashe yandika igitabo, niwe yanditse inkuru, aravuga ngo Imana data yakoreye ni Imana y'imbabazi n'amasezerano, ku buryo amaze no gupfa ntacyo yasize. Twasigaranye Imana igenda ituvugira, igenda ituvugira, igenda njyewe sinyubaha, njyewe sinyikunda nkawe, ariko Imana n'ubu ndi kurya umugisha wa data, Imana iracanyibuka. Nshuti yanjye, ahari wowe wapfa uravuga ngo abana banjye nzaba mbasize, urishuka. Imana y'amasezerano izabarinda udahari. Njyewe ndi umugabo wo kubihamya. Data yapfuye afite imyaka 4, mama yapfuye afite 14, ntabwo bari bazi aho basize. Uwabagarura ngo barebe ko ndi kuvuga Imana y'imbabazi, Imana y'amasezerano, Imana yo kwizerwa, Imana y'imbabazi. Hari ikintu kimwe gusa mama yadusigiye, kimwe gusa. Yakundaga kudusengera, agasenga ijambo atazi aho ryanditse, ariko akarivuga buri munsi, akavuga ngo ni wowe utabura kuboneka mu byago no mu makuba, ni wowe. Akavuga ngo uri se w'imfubyi kandi uri umugabo w'abapfakazi. Ntiyarazi aho byanditse, ariko yabivugaga buri munsi. Iyo yadusengeraga yaravuga ati Mana uri se w'imfubyi, yaraturinze, turi abagabo, nanjye mfite abana. Iteka njya mbwira umudamu wanjye ni hari ubwoba ntagira, hari nukuri kw'Imana, hari ubwoba ntagira. Ngo se ubu mpfuye abana banjye babaho bate? Harya mama wanjye apfuye yarazi ko nzabahona. Imana niyo yansigiye gusa, sinziyahura, ariko ninapfa izaba ari Imana y'amasezerano, izabarinda. Munanisikia bayame? Munanisikia? Nukuri bagaruye ntabwo bamenye, basuhuza bavuga ati ko ya ni mwana wacu twasize, nisenga kwe umukozi ayiwe uyo munyubashye numva isoni ubundi nkishima. Hari abantu bakubaha ukumva kanu kifata ko ningewe ra, ubundi nkavuga nti ndamaze kubera iki se ningewe nyine, ningewe nyine. Abandi sebo niki asiki ningewe nyine Imana yubashye nyine ngewe, kubera iki? Hari Imana y'imbabazi, Imana y'ubuntu, Imana y'amasezerano. Irindi jambo yumva amasengesho ya yandi gusa avuye mu mutima avangavanze, ikavuga ngo numvise kuniha, numvise gutaka, nibuka ijambo ndi se w'imfuzi kandi ndi umugabo w'abapfa urengera abapfakazi. Dufite Imana y'isezerano, dufite Imana y'isezerano. Hari abantu bajya batwubaha nk'abanyabwenge, ariko normal matwize muri do, kore primaire do. Wonyine ko twagiye mu Faransa muzi ngo turarenze, no, ni muri do ikakuzamura no gasigara uvuga za du coup du quoi de byo, bakagira ngo uri gitangaza byahe byo ukajya. Yibutse isezerano rya, yibuka imbabazi za, yibuka ineza ya, yibuka icyo yavuze.